Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imana ibahereze umugisha muri uyu mwanya. Twongeye kugaruka kuri izi mikoro kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza, ibyahumetswe n'Imana. Ibimaze iminsi bihumekwa n'abantu ni byinshi, ariko aho tugezeho tugiye mu byahumetswe n'Imana. Abantu bafite uko bamaze iminsi bahumeka, abakomeye bafite uko bamaze iminsi bahumeka, aboroheje bafite uko bamaze iminsi bahumeka, abakene bafite impumeko, abakire bafite impumeko, abasenga bafite impumeko, abandi bafite impumeko, ariko twebwe tugiye kuganira ibyahumetswe n'Imana. Rero nitwa Pastor Munezero, ntabwo twari duherukana kubonana, ariko noneho turongeye turabonanye, turi gusaba Imana kugira ngo ibidufashemo, igitumye tubonana kigirira umumaro ubugingo bwawe, igitumye tubonana kigirira umumaro urugo rwawe, igitumye tubonana kigirira umumaro abana bawe, ikintu gitumye tubonana, gitumye nza kwizi mikoro, kigirira umumaro akazi ukora, kigirira umumaro umubiri wawe, kigirira umumaro itorero, kigirire umumaro isi, kigirira umumaro igihugu dutuyemo n'abaduteze amatwi bose. Namwe murimo mugenda, ari abicaye mu biro, mu mamodokari n'ahandi, nifuje ko twasenga Imana kugira ngo ikiduhurije ku izi mikoro gitume tubonamo inyungu nyinshi. Ndagushimye Kristo, tugiye kuganira ku byahumetswe nawe. Ntabwo ari njye wabihumetse, ni wowe wabihumetse. Wowe wabihumetse rero umpa ubwenge n'ubushobozi n'ubuhanga n'imbaraga byo kubivuga uko ushaka ko tubivuga. Bigusabye nizeye izina ryawe Yesu, urakoze, amen. Ubwo rero turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro, ibice 37 n'umurongo wa 5. Itangiriro ibice 37 n'umurongo wa 5. Hari ijambo ngira ngo dusome uyu mwanya wa none. Itangiriro ibice 37 umurongo n'uwa 5. Haravuze ngo Yosefu arota inzozi, azirotorera bene se barushaho kumwanga. Arota inzozi, azirotorera bene se barushaho kumwanga. Hanyuma turasoma n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ibice ni 23, ibice 23 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Naho hari ijambo dufatanya n'iri, umurongo n'uwa 44 n'uwa 45. Haravuga urupfu rwa Yesu. Nuko isaha zibaye nk'esheshatu, haza ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya 9. Izuba ntiryava, umwenda ukingiriza hera cyane h'urusengero utabukamo kabiri. Ayo niyo magambo Imana ishize ku mutima wanjye nifuje kutuganira. Intego y'aya magambo ni ijambo rimwe ritoya rivuze kubeshwaho n'inzozi zawe, kubeshwaho n'inzozi zawe, kuyoborwa n'inzozi zawe, gukomezwa n'inzozi zawe, guhumurizwa n'inzozi zawe. Uyu mwanya wa none icyo cyifuzo kigize mu mahanga ataramwe. Ikinteye kuvuga iri jambo kugira ngo umuntu abeshweho n'inzozi ze, abeshweho n'Imana ye, abeshweho n'Imana yamuhishuriye. Nuko isi yuzuye abantu benshi banenga ibintu. Hari benshi banenga abayobozi, hari benshi banenga abigisha, hari benshi banenga abahanuzi, hari benshi baza ku rubuga ngo uriya yahanuye ibitari byo, abandi baturiya yeretswe ibitari byo, abandi baturiya ntazi kwigisha, abandi baturiya ntadufasha, abandi baturiya nta nkunga yaduhaye, abandi baturiya nta dusova, nta motivasiyo imuturukaho, abandi baturiya tuma tudasenga, uriya tuma tutuzura umwuka wera. Ariko nzanye ijambo rivuga ngo nubwo abo bose babaho, ukabeshwaho n'inzozi zawe, Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Nshatse kubabwira abantu benshi batakunze kujya mu materaniro ariko bakabeshwaho n'inzozi zabo. Uwa mbere dusomye ni Yosefu. Yosefu akibona inzozi, yabeshejweho n'inzozi ze, ntawe umuhumuriza, abaho kandi agera ku Imana yavuze, agera amasezerano ye arasohora. Uyu mwanya wa none aho wicaye, ushobora kuba ufite abakubangamiye batuma udasenga neza, ushobora kuba ufite abagusengeye nabi, ukaba ubarakariye uti ibyo bambwiye ntibyasohoye,
ariko umuti ni ugutungwa n'inzozi zawe, umuti ni ugutungwa n'Imana yawe. Kimwe mu bikorwa Kristo yakoze n'Imana yakoze mu rupfu rwa Yesu, yafashe umwenda ukingiriza hera iwutaburamo kabiri kugira ngo buri wese yigerereye. Aha byavugaga iki? Byavugaga ko muri iki gihe tuzaba turimo abanyakuri bazaba bakeya, abavuga ibyigisho by'ukuri bakaba bake, noneho umuntu agakenera ko atungwa n'inzozi ze. Yavugaga ko uzajya mu rusengero ukumva ibyo bigishije bihabanye n'amahame y'Imana. Byavugaga ko abantu benshi bazayoba, abakomeye bazagwa, ndetse n'abakubwirije bakagwa, ariko wowe ugakomeza urugendo rujya i Siyoni wishingikirije ku nzozi zawe. Izi nzozi ziravuga, ndazisimbuza ijambo rivuga icyerekezo cyawe. Usenga wari ufite icyerekezo, uza kuririmba wari ufite icyerekezo, aho iwawe ufite icyerekezo. Rero nukenera abaturanyi ngo ugere ku icyerekezo cyawe, hari igihe badashaka gukomera. Nukenera abigisha ngo ugere ku icyerekezo cyawe, hari igihe abigisha badashaka gukomera. Nukenera abahanuzi ngo bahanure ku cyerekezo cyawe, hari igihe abahanuzi benshi batifuza ko wazatera imbere. Nukenera bene so ngo bagufashe ugere ku cyerekezo cyawe. Ariho dusomye iri jambo. Ndashaka kubaganiriza ukuntu bene se wa Yosefu barwanyije icyerekezo cya Yosefu, barakirwanya, ariko Yosefu akomera ku nzozi ze. Kambasubiriremo, ndashaka kukubwira ukuntu bene so bashobora kurwanya icyerekezo cyawe. Bagaturuka epfo ngo barwanye icyerekezo cyawe, bagaturuka haraguru ngo barwanye inzozi zawe, bagaturuka hirya ngo barwanye icyo uzageraho. Ariko umuti turawubonye. Haleluya. Tubonye umuti ko nubwo baturuka epfo na ruguru barwanye icyerekezo naho twerekeje n'icyo tuzageraho, ariko tubasha kwishingikiriza kurwana urugamba twishingikirije ku nzozi zawe. Mbibutse ko ubu hari n'abafite inzozi batazi ko bazifite, bagenda bazipfusha ubusa. Ndashimira Yosefu ko atapfushije ubusa inzozi ze. Nta mwigisha uhari arakomera, nta muhanuzi uhari arakomera, nta werekwa uhari arakomera, nta materaniro yagiyemo arakomera. Aleluya, aleluya. Nta nibature yagiyemo mu bihugu by'amahanga, mu bantu b'abagome, akomera ku nzozi ze kugeza ubwo ageze ku cy'Imana yamuvuzeho. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Bibutse ko Mose yabaye mu Egiputa, ariko akomera ku cy'umwami kimurimo, ntiyaba umunyegiputa kandi ari mu Egiputa. Nubwo turi munsi y'abagome, aha ndi kuganiriza abantu bafite uwatumye bagwa, bafite uwatumye badasenga, bafite uwatumye batuzura umwuka, bafite uwatumye bahukana, bafite uwatumye basenya urugo. Mu ijuru hamanutse ijambo rivuga ngo Imana yawe ku giti cyawe idaturutse mu bandi, icyo yakuvuzeho cakuyobora. Impamvu ufite ibyo yakweretse ni ukugira ngo nibagutererana nawe uzakomezwe n'ibyo weretswe. Impamvu ifite ibyo yakweretse ni ukugira ngo nibaguha akato uzatungwe n'ibyo weretswe wowe ubwawe. Impamvu bagushira inyuma ni ukugira ngo uzashigwe imbere n'icyo weretswe. Impamvu yakweretse, impamvu yavuganye nawe, kandi hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Uteze Pastor Munezero uzanywe n'iki? Nzanywe no gusengera abantu bacogoye, nzanywe no gusengera abantu bafite impamvu, abantu bavuga ko bafite impamvu ituma badasenga. Ndabatangariza ko hari abantu bagera muri 5 babayeho nta materaniro ariko babaho nta misa ariko babaho nta musigiti binjiyemo ariko babaho. Aka kanya ka none birashoboka ko mu mavuta menshi urimo nanjye ndimo wabaho ubeshejweho n'inzozi zawe. Nta muntu wahumurije Mose, nta muntu wahanuriye Mose, ariko yagumye kuba y'abakonikoni agumana umwimerere w'agakiza. Aho utuye ntihagukuremo iby'Imana, kominote ukoreramo ntizigukuremo iby'Imana.
watura hasi komeza inzozi zawe, waturana n'abatakwishimiye komeza inzozi zawe, wagera mu gikombe komeza inzozi zawe, wagera mu bihanamanga komeza inzozi zawe, wahura n'abanzi komeza inzozi zawe, wahura n'abanyabyaha komeza inzozi zawe. Ndabaha urugero. Yosefu yamaze kuzirota, baramugurisha abeshwaho n'inzozi ze. Icya kabiri, bamushyira mu rwobo arukurwamo n'inzozi ze. Icya gatatu, muka Potifari aramubeshera abikurwamo n'inzozi ze. Kane, mu nzu y'imbohe awundi wamuhumurije abeshwaho n'inzozi ze. Nta mupasitori wamusanze mu nzu y'imbohe, icamubeshejeho ari mu nzu y'imbohe ni inzozi ze. Nta mushumba wamusanze hariya mu rwobo bari bamutayemo, inzozi ze nizo yishingikirijeho arakomera. Aleluya. Drekadega, komezwa n'inzozi zawe, humburizwa n'inzozi zawe, beshwaho n'inzozi zawe, isasira inzozi zawe, iyorose inzozi zawe, ganirizwa n'inzozi zawe. Bakuganirije batakuganirije, ganizwa n'inzozi zawe. Bagufashije batagufashije, fashwa n'inzozi zawe. Bagutuye batagutuye, turwa n'inzozi zawe. Baguhaye ibigukomeza batabiguhaye, komezwa n'inzozi zawe. Bagusekeje batagusekeje, setswa n'inzozi zawe. Bakurinze batakurinze, rindwa n'inzozi zawe. Bakwihanishije batakwihanishije, ihanishwe n'inzozi zawe. Uyu mwanya Uwiteka uvuga bikaba yategeka bigakorwa akunjumyeho ngo hari benshi batabwirijwe bagendera ku nzozi zabo kandi bakora iby'ubutwari. Uwitwa Dawidi yabeshejweho n'inzozi ze, bene se batamwemera, ariko agera ku Imana yavuze. Yosefu yabeshejweho n'inzozi ze kandi agera ku Imana yavuze. Nta konseri yagiyemo. Umuja wabaga kwa Namani yabaye mu bunyage abeshwaho n'inzozi ze, avuga ngo iwacu hari Imana, nta nibature, nta gaburo rigera, nta materaniro, nta gusari, nta misa, nta celebrasiyo. Abeshwaho n'inzozi ze kugeza ubwo yavuze ngo umva Namani, iwacu hari umuhanuzi wagukiza, nezererewe Imana. Yeremiya ari mu gikari cy'inzu y'imbohe yabeshejweho n'inzozi ze kugeza ubwo aguze umurima mwana Toti, akavuga ngo nubwo ndi mu gikari cy'inzu y'imbohe ariko mfite icyo Umwami yamvuzeho, ntibyatuma ntakomeza icyerekezo, nzabigeraho. Mose ageze ku nyanja akurikije inzozi yari afite, abandi baravuze ngo ntamva, waravuga ngo nimwihagararire, Abanyegiputa mwabonye ntimuzongera kubaho. Ngiye gusenga Imana, umuntu wese uri ku isi aho batakureba ubeshweho n'inzozi zawe, aho bataguhumuriza uhumurizwe n'inzozi zawe, aho bataguha akazi ubeshweho n'inzozi zawe, aho batakuvuga neza ukomezwe n'inzozi zawe, aho batakwicaza heza uhicazwe n'inzozi zawe, aho batakubwira amagambo agukomeza ukomezwe n'inzozi zawe. Mbatangarije ko umuntu abasha gukomera abandi batamukomeje, akomejwe n'icyo yavuganye n'Imana. Icyo wavuganye n'Imana kiraruta ibyo bakubwira. Icyo wavuganye n'Imana kiraruta ibyo imiryango yawe yakubwira. Icyo wavuganye n'Imana kiraruta icyo abakomeye bakubwira. Icyo wavuganye n'Imana kiraruta icyo wumviye muri kominote. Icyo wavuganye n'Imana kiraruta icyo inshuti zawe zakubwira. Ikintu wavuganye n'Imana kiri hejuru, kiri mu rwego rwo hejuru, ikunjumyeho ngo va ku bantu uje ku icyo wavuganye n'Imana. Rekura abantu uje ku icyo wavuganye n'Imana. Va ku nshuti uje ku icyo wavuganye n'Imana. Simvuze ngo mutandukane, wizubakaho, ubaka ku icyo wavuganye n'Imana. Ishingikirize ku icyo wavuganye n'Imana. Iyorose icyo wavuganye n'Imana. Isasire icyo wavuganye n'Imana. Humurizwa n'icyo wavuganye n'Imana. Nifuje kugusengera kugira ngo ukomezwe n'icyo wavuganye
niyaguhamagaye niyo kwizerwa. Icyatumye bivuga yari izi ko bazakwanga, icyatumye bivuga yari izi ko bazagucukurira urwobo icyatumye bivuga yari izi ko bazakugurisha, icyatumye ivugana nawe yari izi ko bazaguha akato, icyatumye ivugana nawe madamu yari izi ko umugabo azakwanga, icyatumye ivugana nawe wa mugabo yari izi ko umugore azagusuzugura, icyatumye ivugana nawe yewe mwa yari izi ko ababyeyi bazaguha akato, icyatumye ivugana nawe weho wize yari izi ko bazakwimakaza kandi ufite diplome, icyatumye ivugana nawe yari izi ko bazakugambanira, icyatumye ivugana nawe yari izi ko imiryango izakugurisha, icyatumye ivugana nawe yari izi ko mukapotifari azakubeshera, icyatumye ivugana nawe yari izi ko uzaja mu nzu y'imbohe. Iratangaje ngo ibyo bakugirira ntacyo bizatwara icyo yavuganye nawe. Data wa twese uri mu ijuru, turi imbere y'amaso yawe, nganirije amahanga, nganirije abagenzi, nganirije abicaye mu biro, nganirije abicaye mu mamodoka, nganirije abari kugenda, nganirije abari guhinga mu mirima, nganirije abari ku mapikipiki, nganirije abari mu ngendo runaka, nganirije abari ahantu mu kazi gatandukanye, nganirije abo bwiriyeho nabo bwakereyeho ko bakwiriye gutungwa n'icyo wabavuzeho kiruta icyo umuntu yabavuzeho. Ibyo ndabigusabye kugira ngo buri wese wumvishe izi nkuru n'aya magambo ahumurizwe n'icyo yamuvuzeho, akirutisha ibyo bari kumuvugaho, akirutisha ibyo bari kumugerekaho, akirutisha ibyo bamubesheye, akirutisha urwobo bamucukuriye, akirutishe abamugerekaho n'ibyo atakoze, akirutisha inzu z'imbohe, akirutisha akato arimo. Nyambaje nizeye izina ryawe Yesu Kristo, urakoze. Amen. Ye nitwa Pastor Munezero. Mwakenera nomero ni 7882121 cyangwa se 7866892 nubwo tudafite gihumuriza ko Imana yatuvuzeho kiraduhumurije. Imana ibahereze umugisha. Shalom shalom shalom.